cyane. Aha. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane. Arakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tubahaye ikaze, twishimiye kubana namwe. Ni iby'igiciro gikomeye cyane nk'urubyiruko rw'abakorerabushake ko mwaje kwifatanya natwe mu ihuriro aho twizihiza isabukuru y'imyaka 10 turebera hamwe urugendo rw'urubyiruko rw'abakorerabushake. Ni muri urwo rwego rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turi urubyiruko rurenga 7500 rwaturutse mu turere twose tugize igihugu guhera mu kagari kugeza ku rwego rw'igihugu. Twishimiye kubana namwe. Nitwa Murakoze cyane. Nitwa Umutori Nadeje, ndi umukorerabushake mu karere ka Musanze, nkaba ndi umuyobozi wa gahunda muri iri huriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Uwizeyimana Eric, ndi umuhuzabikorwa w'urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Kicukiro. Dutewe ishema no kubana namwe muri uyu ihuriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, musanze twari mu biganiro bitandukanye n'ubundi biganisha ku mirimo y'ubukorerabushake. Mu gitondo twaganirijwe na Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, yagarutse cyane ku mumaro w'ubukorerabushake byamariye iki gihugu. Uyu munsi wa none tugeze hehe mu bukorerabushake? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twanabonye nanone bagenzi bacu baduhagarariye mu rugendo bakoze rw'imyaka 10 harimo ibikorwa by'ubukorerabushake, ariko bakanabona n'amahirwe yo kugira ngo biteze imbere, aho twabonye ko ubukorerabushake bushobora gukorwa ariko umuntu aniteza imbere agateza n'igihugu cye imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu munsi turizihiza imyaka 10 urubyiruko rw'abakorerabushake dutangiye iyi mirimo y'ubwitange, ariko hari uwakwibaza ati uwo mutima wavuye hehe? Nyakubahwa, uyu mutima w'ubukorerabushake, urubyiruko rwaricaye rureba urubyiruko rugenzi rwabo rwafashe iya mbere rubohora igihugu, ruhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma natwe turicara turavuga ngo n'iki uyu munsi urubyiruko rushobora gukora kandi rugakora imirimo rwibwirije, nta muntu utubwirije ndetse nta n'igihembo. Uwo mutima nanone watumye tuvuga tuti reka tujye mu gusigasira iby'inkotanyi zagezeho. Twasanze urubyiruko rw'abakorerabushake tugomba kugirana igihango n'inkotanyi zabohoye igihugu, tukabikora dusigasira umutekano, kuko nta mutekano nta cyakorwa. Uyu munsi mu tugari n'imidugudu urubyiruko rw'abakorerabushake rutanga amakuru ahantu hashobora guteza icyaha, dukumira icyaha, tugatanga amakuru ku nzego zibishinzwe z'umutekano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo birangirira aho ngaho. Umutekano iyo ubonetse, dufite ibindi bibazo byugarije iterambere ry'umuturage. Aha nagaruka uburyo urubyiruko rw'abakorerabushake turwanya igwingira ry'abana, tukigisha guteka indyo yuzuye, tukanakora imirima y'ibikoni twigisha abaturage bafite abana bari munsi y'imyaka 5 uburyo bagomba kubitaho ku buryo batajya mu igwingira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu minsi ishize nanone twahuye n'icyorezo cya COVID. Nabwo urubyiruko rw'abakorerabushake twaravuze ngo tugomba gufata iya mbere, ntabwo tugomba guterwa ubwoba n'icyorezo, kuko hari inkotanyi nazo zatweretse ibishoboka urubyiruko bagenzi bacu. Rero uwo munsi twarahagurutse nk'urubyiruko rw'abakorerabushake dufata iya mbere. Twafashe iya mbere ntitwirebaho, ndetse tunishimira ko icyo cyorezo twagitsinze.
nyakubahwa perezida wa repubulika, uyu munsi ni byinshi dushobora kuvuga kuri uyu mwanya mwaduhaye, ariko munyemerere mpinire ahangaha, ahubwo twakire nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aze atugezeho ijambo yaduteguriye. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi mu nzego zitandukanye, rubyiruko rw'abakorerabushake, ndagira ngo mbanze nsabe abateraniye hano mumfashe dushimire cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wageneye umwanya urubyiruko ruteraniye hano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, duhuriye hano mu ihuriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake ndetse no kwizihiza imyaka 10 y'ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake. Muri iri huriro twihaye insanganyamatsiko igira iti Sustaining the Legacy, cyangwa mu Kinyarwanda ngo dukomere ku murage wacu. Mu gitondo nk'uko mu kanya byavuzwe, twagize ikiganiro cyiza twagejejweho n'urubyiruko kibanze ku ruhare rw'urubyiruko mu kubaka u Rwanda no kwihangira umurimo. Urubyiruko rwatweretse ko biteguye gukomeza umurage wo kubaka u Rwanda no gusigasira ibyagezweho biciye mu bukorerabushake. By'umwihariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, urubyiruko rwiyemeje gukomeza kwimakaza isuku haba ku mubiri, aho tugenda, aho dukorera ndetse n'aho tunyura hose mu gihugu. Natwe kandi twese nk'inzego za leta twiyemeje gukomeza gushyigikira ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake hagamijwe iterambere ryabo n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twishimiye ko mu gihugu hose ubu dufite urubyiruko rw'abakorerabushake rugera kuri 1,900,000. Bakorana n'abandi bakorerabushake muri gahunda zitandukanye nk'ubuzima, ubuhinzi n'ubworozi n'abandi bafasha mu myumvire binyuze mu bukangurambaga muri gahunda za leta zinyuranye. By'umwihariko hano turi kumwe n'urubyiruko rusaga 7,500 rw'abakorerabushake bavuye mu tugari twose t'u Rwanda ndetse n'urubyiruko rwavuye mu byiciro binyuranye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amateka atwereka ko ibikorwa by'ubukorerabushake tubivoma mu muco wacu. Ni umurage dukura mu bakurambere baguye u Rwanda kugeza uyu munsi, kandi tugenda tuwuhererekanya ku bato, kuva ku bato kugeza mu bakuze. Uyu murage siko wakomeje gusigasirwa. Mu myaka yashize, mbere y'1994, u Rwanda rwagize ubuyobozi bubi bwimakaje politike y'amacakubiri n'irondakarere byatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turashima ko mwayoboye urugamba rwo guhagarika jenoside no kubaka u Rwanda tugezeho uyu munsi. Turazirikana ko ubwitange
ubwanyu nyakubahwa perezida wa repubulika, ndetse n'ubwitange bwaranze ingabo mwari muyoboye za RPA byakozwe mu ndangagaciro z'ubukorerabushake, kandi ko uwo murage tuzakomeza kuwusigasira no kuraga abadukomokaho. Nyakubahwa perezida wa repubulika, urubyiruko rw'abakorerabushake turwitezeho ibindi bikorwa byiza byubaka igihugu binyuze muri uwo muco w'ubukorerabushake, nko gukumira no gutanga amakuru ku byaha bikorwa, kurwanya isuri, gukurikirana ko nta mwana uta ishuri, kugira uruhare mu kurandura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, gufasha abaturage kwivana mu bukene, gukumira no guhangana n'ibiza n'ubukangurambaga muri gahunda za leta zitandukanye. Nyakubahwa perezida wa repubulika, urubyiruko ruri hano ndetse n'abandi bose bakurikiye iri huriro twiteguye kwakira ubutumwa mwatugeneye kuri uyu munsi. Nkaba nsaba urubyiruko mwese ngo mumfashe twakire nyakubahwa perezida wa repubulika atugezaho impanuro yategurize uyu munsi. Murakoze. Muraho mwese, meze neza? Abenshi muri mwe ngira ngo ntabwo duherukana. Mwicare tuganire. Nge nahagaritswe nuko ngiye kubavugisha, naho mwicare mutega amatwi. Sibyo? Ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza tugahurira aha, ntiduherukana, abandi ntitwari tuziranye, nta nubwo twari twahura. Uyu ni umwanya mwiza rero. Ndabashuhuje, ndabashimiye imirimo mukora, ubwitange mugira. Hari ibintu bibiri n'amagambo abiri. Hari gukorera, gukorana. Bavuga gukorera ubushake, abakoranabushake cyangwa n'abakorerabushake. Buriya ni byombi. Korera ubushake ariko ukorana n'ubushake. Sibyo? Mbanze mbigishe ikinyarwanda gikeya. Mwese muzi ikinyarwanda, muracyumva? Hari ikinyarwanda musigaye muvuga ntumva jyewe. Akaba ari ryo duheraho tubiganire. Sibyo? Njya mbona no mu nyandiko maze bihindura icyo umuntu yashakaga kuvuga. Kwandika ngo ntabwo bivuze iki? Ahubwo icyo kiba ari ukuvuga ngo nabwo bivuze byiyongereyeho. Nabwo. Ariko ntabwo ni ntabwo. Ni na ta na a. Mujye muvuga kandi mwandike ntabwo. Iyo uvuga ngo ntabwo icyo bivuze. Biri muri negative, ni uguhakana. Naho iyo uvuze nabwo
nabwo ni irindi jambo, ariko iyo uvuze ntabwo ntacyo uvuze, kuko ntabwo iryo jambo ribaho, keretse niba ari ururimi muhimba. Ikindi, abandika hari ibihanze nabyo bivugwa guhereza. Guhereza byavuye he? Ngo namuhereje, ntabwo bavuga guhereza. Guhereza ni ibyo mu kiliziya. Ni namuhaye, yampaye, arampa, ntabwo bavuga kumpereza, keretse ari nk'ibyo mu kiliziya nyine, gufata ikintu kagihereza umuntu. Reka nkwereke irindi tandukaniro. Mu Kinyarwanda muzi ko mu muco wacu habamo inka, nabwo ntabwo ari inka, ni inka. Ni inka. Mwiherereye mujye mubisubiramo mubifate. Inka ntabwo ari inka. Ariko mu Kinyarwanda haba guhana inka. Uvuga namuhaye inka cyangwa yampaye inka, ntabwo wavuga ngo yampereje inka, ntafite uko yayiguhereza. Ubwo bivuze kuyiterura. Inka yose ntabwo umuntu yayiterura. Kumpereza inka ni ukuyiterura, yo guhereza nicyo kinyuranyo. Ntimukajye muvuga rero guhereza. Mujye mubivuga mu kiliziya, mwagiye gusenga ku cyumweru, muvuga ibyo guhereza. Naho ni ukumpa, ni ukumuha. Namuhaye inka, yampaye inka, ntabwo bavuga ngo yampereje inka cyangwa namuhereje inka. Urumva? Muranyumva? Bigira icyo bibahinduraho, murica, ndaza kubigeraho nabyo, naho murangiza ururimi rwacu. Kandi ni bya bindi byavuzwe hano by'umurage. Mu murage habamo ibintu byinshi, habamo imico itandukanye, habamo noneho n'ururimi. Ikindi nacyo abantu bakwiye kujya bamenya aho bitandukanira. Mu rurimi rw'Icyongereza habamo to finish na to conclude. Abazi Icyongereza murabizi, ni amagambo abiri atandukanye. Hanyuma rero mwarabihinduye bivanga byose. Ubu ikintu cyose ni nashoje, yashoje. Ikintu cyose ni ugusoza. Kuko harimo rero ayo magambo abiri atandukanye. Iyo uvuze ngo iyo akazi gakozwe kakagera aho kagarukiraga, uvuga ko akazi karangiye. Akazi karangiye, karangira amasaha ya n'aya. Ntabwo uvuga ngo gasozwa amasaha ya n'aya. Karangiye iyi saha. Mutandukanya rero gusoza ikintu no kurangiza ikintu. Turumvikana? Icyo mbivugira ni ibintu bibiri. Njya mbisoma no mu nyandiko,
ubundi iyo utavuze ururimi neza, icyo umuntu yasomye nk'abazi ikinyarwanda kiba gitandukanye n'icyo umuntu yashakaga kuvuga. Kuko unyandikiye wagombaga kuvuga ntabwo, ukandika ntabwo, njye nsoma nabwo. Nabwo na ntabwo biratandukanye, ntabwo numva icyo wavugaga. Icya kabiri bivugiraga ni bya bindi umuco tugira, dushaka kunoza, kuwuteza imbere uko bikwiye. Wa murage bikaba umurage nyine tubumbatira tugateza imbere. Ibyo byose nibyo abakorerabushake cyangwa abakoranabushake nkamwe, urubyiruko, ndetse urubyiruko rurarerwa, rurakura. Ugomba kurerwa rero unyura mu maboko y'ababyeyi cyangwa y'abarimu mu ishuri cyangwa y'igihugu, kiguteza imbere muri ibyo byose no mu murage. Umurage w'umuco cyangwa uri mu muco, harimo indimi n'ibindi. Ariko byinshi rero aho bituruka ngira ngo ni abantu benshi babaye hanze. Ubu ikinyarwanda gisigaye gikubiyemo indimi nyinshi. Wabaye Bugande avangamo Ikigande, wabaye Burundi avangamo Ikirundi, wabaye muri Congo sinzi ibyo avangamo. Wabaye muri Tanzania avangamo Swahili. Izo ndimi twize hanze cyangwa tuzi ni nziza, tujya tuzivuga, ariko tuzivuge nazo nkazo. Nitugera ku Kinyarwanda tuvuge Ikinyarwanda, sibyo? Keretse ba bandi b'abasitari bagira ururimi rwabo, iyo babifitiye uburenganzira bashobora kuvangamo ibyo bashaka, ariko ukamenya ngo ni iby'abasitari. Twese rero ntabwo dufite ayo mahirwe yo kuba abasitari. Twe dushaka kuvuga ibintu uko bikwiye kuba bimeze. Nibyo. Ariko reka ngere rero ku cyatuzanye hano. Ibyo byari ukubashyushya gusa ngo mususuruke, hanyuma tuganire ibyatuzanye. Icyatuzanye hano ni ukugira ngo twitoze, twige, twibukiranye umuco wo kwikorera, kwiteza imbere, ugateza imbere abawe, ariko noneho no gukorana n'abandi kugira ngo dushobore guteza igihugu cyacu imbere, kuko igihugu nicyo duhuriraho. Igihugu ntabwo ari icy'umwe, ntabwo ari icya bamwe, ni icyacu twese.
iyo twuzuzanya rero iyo dushyira imbaraga zacu hamwe iyo dushyira hamwe imikorere yacu tuba duteza igihugu imbere tuba twiteza imbere nta muntu ubaho wakora wenyine adakoranye n'abandi ngo uburyo nk'ubwo guteza abantu imbere no guteza igihugu imbere bishoboke nta muntu umwe wenyine ubaho wakora byose wakora ibyiza wenyine ngo bigirire akamaro abandi adakoranye nabo kuba rero mwaremeye mukitanga ibi ni ukwibukiranya gusa naho ubundi uwo muco urasanzwe mwabigizemo uruhare n'igihe cya covid byaragaragaye abakorerabushake aho ariho hose urubyiruko cyane cyane nimwe mvuga hirya no hino byarafashije rwose ntabwo byaga kugenda uko byagenze iyo bitaza kuba mwebwe n'uruhare mwagize niyo mpamvu rero dushaka gukomeza uyu muco igihugu cyose gifite abantu nk'amwe bagera nko kuri miliyoni ebyiri zisaga bagira ibikorwa nk'ibi mukora mudahemberwa ndetse kenshi mudashimirwa ku mugaragaro ariko mukabikora muzi icyo mukora kandi muzi ko mwikorera ni byiza rwose nagira ngo mbe bashimire ibyo ni byiza cyane nta bwoba ndetse bwo gukora ibintu bizima gukorera ubushake ni ugukora ikintu kizima mukomereze aho rero ndetse inzego zibishinzwe kugira ngo zumve ko bitagarukira aho gusa ahubwo bikwiriye kuvamo no kumenyana ntabwo ari ugukorana gusa tugomba no kumenyana ndetse tukamenyana ku buryo umwe muri twe bamwe muri twe bahuye n'ikibazo runaka bakagobokwa n'abandi bagenzi babo tukaba tuzi umwe muri twe runaka kanaka yahuye n'ikibazo kimeze gityo mureke tumutabare mukamutabara bitaragomba gutegereza inzego za leta n'izindi abantu bagatabarana nk'uko mubikora n'ubundi mu bikorwa rusange byinshi duhuriraho tukanamenya rero abantu tukamenya haba habonetse n'ibishoboka bibunganira muri rusange nabyo bigatangwa
ariko ntabwo byatangwa ku bantu batazwi. Ibi tuvuga n'ibyo mukora bifite byinshi bituma abantu bageraho. Urubyiruko nkamwe, ubu ni igihe cyanyu. Natwe twabaye urubyiruko ariko igihe cyacu kigenda kituvanamo. Ubwo rero igisigaye ni uguhindukira tukabarera, tukareba ibyo mukora, mukuzana mu inshingano yanyu. Urubyiruko nkamwe, imbaraga mufite, ubushake mufite, mugomba kwigeza kuri byinshi. Mugomba gukorana mukageza igihugu kuri byinshi, ndetse n'ababyeyi banyu n'imiryango yanyu yindi. Ibyo mukora mugakoramo batekereza. Iyo utekereza igihugu uba utekereza abawe, iyo utekereza abawe uba utekereza igihugu. Abawe kandi ndavuga bitarobanura. Abawe ni ukuvuga abari mu gihugu bose. Ndetse bikiyongera bikaba baba abanyarwanda, baba abanyamahanga bagituye cyangwa bakigenda, bose bagomba kuba bari mu Rwanda bakavuga ngo igitandukanye u Rwanda n'ibindi ni iki ngiki. Icyo ngicyo rero mugomba kugikorera. Niki cyatandukanya u Rwanda mu buranga, mu bwiza n'ibindi bihugu. Aho rero niho hava no gushaka gutera imbere, amajyambere. Amajyambere, urubyiruko mukiga, mukamenya, mukagira ubushake, mukamenya isi. Kumenya gusa ntabwo ari bya bindi wicara mu ishuri kwereka imibare, bakakwigisha imibare, bakakwigisha indimi, kumenya binavuze ibyo. Iyo ubishingiyeho ugera kuki? Cyangwa wabikoresha ute kugira ngo ugere ku cyo wifuza? Wifuza iki? Ugomba kugera n'icyo wifuza. Mwifuza iki? Mwifuza kuba abantu b'Imana gusa, uzicara ugasenga ukavuga ngo Mana yanjye mu gitondo umpe iki ngiki? Akenshi Imana iranabiguha, ariko ibiguha wabikoreye. Ntabwo buri gitondo yaguha icyo ushaka. Imana ntabwo ari uko ikora. Imana agenzi ntabwo ari uko ikora. Imana ikubonamo icyo ushaka, ukorera, ikakiguha. Kandi ntirobanura, igiha buri wese. Ariko igiha wese werekanye ko agishaka, ndetse werekanye ko afite n'impamvu, ndetse werekanye ko yagikoreye. Uvuye kuri ibyo rero no kuri leta, ntimuzabe abantu bategereza ko hari ibintu leta igomba kubagezaho. Leta ifitiye inshingano, ariko leta ninde se ko ari imwe? Igihe mutayifashije, mutayishyigikiye, mutakoranye nayo, ntabyo izagira bigezaho ibyo bifuza. Ubwo bumenyi rero n'ubwo burezi, imirerere yanyu yaba iyo mu ishuri cyangwa yo hanze y'ishuri,
niyo ituma gukorera ubushake bigira akamaro, naho ubundi ntacyo byamara. Ukagira ubuzima bwiza, mukirinda ibitari ngombwa, niba ari n'indwara mukazirinda. Mwahoze muvuga hano, hari wavuze ibyo mwagiye mufashamo cyangwa mufashamo n'ubu, by'imirire y'abana bakiri bato, baba batabibonye cyangwa batabibona bikabagiraho ingaruka, bakagwingira, kandi hari ibifite ingaruka z'imyaka yose, z'igihe cyose uwo muntu azamara. Ariko biba kandi muri twe hari ibyo abantu bakoresha kugira ngo bataba gutyo. Hari ibyo ababyeyi babo bakoresha kugira ngo bagaburire abana bareke kugwingira. Birashoboka, ni ibintu biri aho hafi yacu, ahubwo ntitubitekereza cyangwa ntitunabizi, bikwiriye kuba bimenyekana. Iyi myaka yanyu rero murimo mwebwe ni imyaka y'amahirwe menshi, ni imyaka nabwo iyo utayikozemo ibyo wagombaga gukora, ibyo utakaza ushobora kubitakaza imyaka yindi yose iri imbere yawe. Ni ubu rero, ntabwo ari ejo, ni ubu ngubu mwebwe, kugira ngo mumenye agaciro kanyu, agaciro mushobora kwigezaho, agaciro mushobora kugeraho mukoranye n'abandi, ndetse agaciro mushobora guha igihugu cyose, ari mwe kireba, ari mwe gishingiyeho. Kandi buri wese muri mwe, buri wese muri mwe, buri wese, n'abariya batigirira icyizere, buriya hari ikikurimo wakora, watanga, kugira ngo ugire amahirwe y'ibyo ukeneye. Buri wese, buri wese uba ari hano no hanze, utari hano. Bityo rero ubugeni icyo naje hano si no kubibabwira ngo hari ibintu bishya navumbuye mbabwira, ndababwira ibyo mukwiriye kuba muzi namwe. Ndababwira nk'ubaruta, nanjye nabaye muto nkawe, twabinyuzemo rero. Ubwo ndababwira ibyo twanyuzemo, kubategura ngo namwe mushobora kandi mufite ubushobozi mwese bwo kubinyuramo neza uko mubyifuza. Nimukorera ubushake, mugakorana ubushake, ugashaka kumenya, ugashaka kugira intego wigezaho, ariko unayitekereza kuyigeza ku gihugu, birashoboka rwose. Ibyo nabigusezeranya, kandi twarabibonye, namwe mwarabibonye, sibyo? Nibyo mwasinziriye? Aha, ngira ngo cyangwa reka ndekera hano ho kubasinziriza. Ariko dufite n'ikindi kiganiro, bambwiye ko hari ikindi kiganiro dukomeza, wenda bariho tugikomereza, sibyo? Ibindi ibyo ntavuze
tubikomeze mu kindi kiganiro bambwiye tugiye kugirana, bambwiye ngo niza hano simpave batampaye andi mabwiriza. murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashimiye cyane. ubwo aje kumpa amabwiriza nari mutegereje. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ku bw'impanuro muduhaye nk'urubyiruko rw'abakorerabushake, tubijeje ko tugiye gushyira mu bikorwa. Turi intore zizi gutumika. Nk'uko mubitwemereye rero, tugeze mu mwanya mwiza wo kwakira ibitekerezo n'ibibazo by'urubyiruko. Baravuga mu kinyarwanda ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Reka nkoreshe uyu mwanya nanjye mubyaze umusaruro, mubaze ibibazo bibiri. Gerageze. Yego. Microphone iravuga sinumve ne. Yego. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere nifuza kukubaza, nk'urubyiruko rw'abakorerabushake dukora ibikorwa bitandukanye, ariko se mu iterambere ry'igihugu turebye aho igihugu kigana, ni hehe mwifuza ko twashyira imbaraga nyinshi cyane nk'urubyiruko? Aho mwashyira imbaraga cyane cyane, aho bihera ku musingi wabyo ni mwebwe ubwanyu kwiyubaka buri umwe. Murakoze cyane. Kwiyubaka, gukomeza kugira ubushake. Ubushake gusa ntibuhagije, ushobora kugira ubushake ariko udashoboye kugira ibyo ukora. Ndashaka rero ngo wiyubake, n'igihe wagize ubushake bwo kugira icyo ukora ushobore kugikora, sibyo? Abenshi muri hano bagomba kuba bari mu mashuri cyangwa barayarangije cyangwa bafite ibindi bakora, ariko kwiyubaka no kumenya nk'uko nabivuze kare ntabwo ari ibyo mu mashuri gusa. N'ubuzima ubwabwo ubayemo buguha inyigisho. Niba uva mu muryango wenda utameze neza, ukennye, mu cyaro kure iyo ngiyo, ibyo bifite uko bigukoraho ndetse bigatuma ukwiriye gutekereza utari kuki ari igihe, kuki ari twe, kuki ari jye n'umuryango wanjye cyangwa n'abaturanyi tumeze gutya, twakora iki? Iyo mibereho rero ituma utekereza, ituma ubaza, ituma wibaza, ituma ushakisha icyatuma uva muri iyo mibereho wumva ikubangamiye, wumva atari myiza cyangwa ibangamiye abandi. Ibyo rero bishoboka ari uko ukora uburyo bwo kwiyubaka igihe cyose. Intambwe ya kabiri nabivuze nabyo, nta muntu umwe uba kamara. Ni ukuvuga ngo rero wowe nanjye n'undi, buri wese iyo yibaza ibyo byo kwiyubaka, yo gukemura ikibazo kitureba, iyo dushyize imbaraga zacu hamwe tugakorana, twubaka byinshi, twubaka ubumwe, twubaka n'ubushobozi. Duheraho rero. Murakoze cyane. Ikindi kibazo cya kabiri mfite, mwageze mu myaka nk'iyacu mu rubyiruko, turifuza mudusangize mu gihe cyanyu, igihe mwari urubyiruko, umuco w'ubukorerabushake wari ufite ishusho imeze ite, tubonereho no kugereranya n'iki gihe. Murakoze cyane. Icyo kirakomeye, icyo kibazo kirakomeye. Nabaye muto nkawe, ariko nkamwe bivuze igihe nabaga mfite imyaka 10
kampere kuri 15. Hari n'abandi wenda baba bafite 15 hano cyangwa bataje hano. Njye muri icyo gihe mu by'ukuri nabaga mfite 18, ntabwo yabaga 15. Icyo nshaka kuvuga ni uko ibye n'abandi ibyo twanyuzemo byaduhaga nta guteta, nta mwanya, n'abandi ndabizi ko nta guteta, nta n'impamvu yo guteta. Kudateta rero byatumaga utekereza, ariko kuki cyangwa ejo hazaba hameze hate, kuki ari igihe bibaho gutya, ese umuntu yabivamo gute? Ntibigarukire aho, ukishakamo uruhare rwawe. Ubundi nyine uri umwana, ibintu byose birakurenze, nibyo n'abakuru birabarenga nkanswe, ariko ntibikubuza gushakisha uruhare rwawe cyangwa impamvu cyangwa kwibaza icyakorwa. Niko rero mu rubyiruko rwacu nicyo nabasaba, urubyiruko, kuba urubyiruko, imyaka yanyu y'ubuto ntimuyipfushe ubusa, ntimuzayipfushe ubusa. Ntimuzatete cyane, muteta ni byiza, bigushobokeye wateta, ariko nabyo wajya ubiha igihe cyabyo. Ukagira igihe cyo guteta, ukagira igihe cyo kuvuga ngo ariko kanitonda, ubu ejo sinzi uko byamera, cyangwa nitegure guhangana n'ibizaza ejo. Niyo somo numva navana no mu kibazo wabajije, nuko nagisubiza. Niyo wakura uri mu buzima bwiza, ubuzima bwiza ni ubuhe ariko? Ubuzima bwiza ntabwo ari tombora. N'uwatomboye bimwe bagura amatike ya tombora, ukabona amafaranga menshi, udakuze mu mutwe araguhitana ukiyafite, cyangwa agira atya akarigita akabura, sibyo? Iteka umuntu uko yiyubaka ni ngombwa. No guteta rero biri hagati aho. Natomboye mfite ibintu hafi byose, nagira isaha yo guteta, nkagira n'isaha yo kurinda ibyo natomboye, kugira ngo bikomeze bingoboke igihe mbishakiye, ariko noneho bibe no kugoboka n'abandi. Urakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubitwemereye twaha amahirwe urubyiruko ruteraniye muri iki cyumba, nabo bakagira ibitekerezo cyangwa ibyifuzo batanga nk'urubyiruko. Murakoze cyane. Nk'urubyiruko rero turaza gufata ibitekerezo bitatu, turafata mu mpande zitandukanye muri iki cyumba. Ufite igitekerezo aramanika akaboko, tubonereho no gusaba abari muri protokole kwegera urubyiruko bakaza kubegereza indangururamajwi. Rubyiruko bagenzi banjye, mbibutse ko mu rwego rwo gukoresha igihe neza, turasabwa guhaguruka ukivuga naho waturutse, ukarasa ku ntego kugira ngo na mugenzi wawe aze kubona umwanya. Urakoze cyane. Abafite ibitekerezo, abantu bafite indangururamajwi badufashe begere urubyiruko. Ariko niba nta nabyo nta kibazo.
murakoze cyane nyakubahwa perezida wacu dukunda, perezida wacu bwite. Ari he? ari hariya muri 108. Yego, komeza. Amazina yanjye nitwa Kitegetse Veniste, nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Nyakubahwa perezida wacu, twagira tukumenyeshe ko uyu munsi umukorerabushake wese yishimye kuko yahuye na role model we uyu munsi. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, abantu benshi bazaga imbaraga zidupushinga zigatuma dukora ibikorwa by'ubukorerabushake mu byo dukora umunsi ku wundi. Hari muri covid abantu baba barabana nicyo kibamara ubwoba. Ubwoba cyabutumaze nuko uri umutoza w'ikirenga, ibyo dukora byose niho tubirebereho nyakubahwa perezida. Nyakubahwa perezida, urubyiruko rw'u Rwanda, abakorerabushake b'u Rwanda nta wabahiga ku isi hose. Impamvu nta wabahiga ku isi hose nuko dufite ibanga tugendana aho tugiye hose. Iryo banga nta rindi, ni umutoza w'ikirenga tubarusha. Urakoze cyane, urakoze cyane. Nari mfite icyifuzo nkuko wadutoje nyakubahwa perezida, wadutoje kutagira ibibazo. Nanjye nifuje gutanga igitekerezo gifasha kubaka igihugu cyacu no gukomeza umuco w'ubukorerabushake mu rubyiruko rw'u Rwanda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, abajene, urubyiruko, abakorerabushake hari abarangiza kwiga. Bamara kurangiza kwiga hari icyo bita imenyereza mwuga, professional internship cyangwa se internship isanzwe. Turifuza ko iki gitekerezo ngiye gutanga umutoza w'ikirenga nuramuka ugihaye umugisha, ndabizi neza ko mu gihugu hose cyata kiba applicable. Gerageza urase ku ntego. Ntabwo nzabiho umugisha gusa, nzabikurikirana menye ko. Urakoze cyane. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, turifuza yuko nzabisaba abagomba kubigiramo uruhare, bashobora kubigiramo uruhare, hanyuma turebe ko abantu muri mu ishoramari ritandukanye riri mu Rwanda, abantu baha amahirwe urubyiruko rukajyamo. Icyo gitekerezo turifuza yuko byibuze ikigo cyigenga cyangwa ikigo cya leta, inzego zose za leta byibuze bakwiha intego yuko bajya bahimenyereza mwuga abakorerabushake mu gihe barangiza amasomo. Mwibyo rwose twemeranije. Urakoze cyane. Soza nyakubahwa perezida wa Repubulika, abakorerabushake twese twahisemo kuba timu PK. Uturi imbere tukuri inyuma. Urakoze cyane, urakoze cyane. Arakoze cyane mugenzi wacu. Reka twakire n'ikindi gitekerezo. Reka dufate hariya. Yego, uragerageza urase ku ntego. Murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika, dutewe ishema n'isheja no kuba turi kumwe nawe kwizihiza imyaka 10 tubaye abakorerabushake. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, nitwa Uwase Yvette, nkaba ndi umukorerabushake mu karere ka Gasabo. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, abakorerabushake muri rusange twagiye dukora ibikorwa byinshi bitandukanye muri iyi myaka itambutse, kandi dufite n'ibindi bikorwa byinshi muri iyi myaka yindi iri imbere kugira ngo dukomeze dusigasire umuco wacu w'ubukoranabushake. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, muri ibi bikorwa byacu dukora by'ubukoranabushake ku munsi tugiye dufite imbogamizi. Hari imbogamizi dufite y'ababyeyi bamwe na bamwe batarumva umuco w'ubukoranabushake. Tukaba tubasaba kugira ngo mudufashe gukora ubukangurambaga b'ababyeyi bifuza babona yuko gukora ubukoranabushake ari uguta umwanya, kuko tudahembwa, kuko tutabona amafaranga bifuza, ariko ugasanga ko babibona nabi. Turabasaba ko mwadufasha kugira ngo ubukangurambaga bugere ku babyeyi aho hirya mu kagari tujyanemo. N'ubu ahangaha aho tuvugira bagomba kuba badukurikira, baratwumva. Ubwo bakumvise rwose. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, turagushimiye kandi twifuje yuko ababyeyi nidufatanya n'abakoranabushake twese tuzakora kuri gahunda ya tujyanemo ku bukoranabushake. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twakwakira no muri kiriya gihande ufite mikoro yadufasha akajya. Murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika, nitwa Umugwaneza Diane, ni umukorerabushake mu ntara y'Uburasirazuba.
tunejejwe n'agaciro muduha. Ubusanzwe Youth Volunteers dukora ibikorwa by'imirimo y'amaboko, ubukangurambaga ndetse na crime prevention. Twabasabaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko ubukorerabushake ibikorwa dukora byakwaguka bikaba profession volunteerism. Ni ukuvuga abantu bakajya bakora ibikorwa by'ubukorerabushake bitewe n'ubumenyi bafite. Urugero, abaganga bagakora ibyo bikorwa by'ubukorerabushake bitewe n'ubumenyi bafite, ba agronome bagafasha abaturage bitewe n'ubumenyi bafite, engineers n'abandi bose. Nibyo rwose. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo. Ni nayo mpamvu navugaga ko n'abakorerabushake n'abandi bataragera kuri urwo rwego bakwiye kuba biyubaka kugera kuri urwo rwego. Byo nibyo. Murakoze cyane, mutwemerere twakwakira ibindi bibazo. Okay, rakoze cyane. Habaye hari undi ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo. Rubyiruko mugerageze dukorere kuri discipline. Ntabwo twese twavugira rimwe kandi uri buvuge mwumve ko atuvugiye twese. Reka dufate undi muntu hano hasi. Yego. Ahangaha hasi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Ntawuruhunga Abdul, nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Ngororero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natwe turishimira uyu mwanya muduhaye. Nk'akarere ka Ngororero ndifuza kubasangiza natwe bimwe mu bikorwa dukora, ntabwo bigarukira i Kigali gusa ahubwo no mu turere tw'icyaro abavolonteri turiyo. Umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu twagize ikibazo cy'ibiza by'imvura yaguye ari nyinshi, idutwara ubuzima bw'abantu, idusenyera n'inzu. Ariko nk'uko mwabivuze ko tudakwiriye kugira ubwoba mu gukora igikwiye, twarahagurutse dufasha inzego z'ibanze dukorana, dufasha abaturage aho twubakiye imiryango 4 inzu zo kubamo. Ya marira bari bafite ibyabo byagiye, uyu munsi barishima ko twabafashije kubona aho gutura. Ngira ngo murakoze cyane. Si ibyo gusa ahubwo tunafasha mu gukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo dukangurire abaturage bature ahantu heza bave mu manegeka. Ibyo ni ibikorwa dukora kandi twishimira uyu munsi. Icya kabiri, akarere kacu gafite ikibazo cy'igwingira, mwana gikomojeho. Natwe twaravuze ngo tugomba gutanga umusanzu wacu kugira ngo dufashe bano barumuna bacu kugabanya igwingira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twubatse imirima y'igikoni. Urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Ngororero ndetse n'ahandi mu gihugu dufite amaboko, twubatse imirima y'imboga kugira ngo aba bana babone imboga, kandi turabizeza ko tuzabikomeza. Mu mibare umwaka ushize byagaragaje ko igwingira mu karere ka Ngororero twari kuri 55, uyu munsi turi kuri 27. Murumva ko uruhare rwacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika rugaragara, kandi turabizeza ko tuzabikomeza kugeza tugize abana badafite igwingira. Murakoze. Ni byiza cyane. Twafata no mu ruhande umuntu umwe, umuntu ufite indangururamajwi yakwegera urubyiruko. Murakoze Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye ni Uwanyirigira Delphine, nkaba ndi umukorerabushake mu karere ka Kicukiro. Ndahera ku kiganiro cyiza muduhaye, nubwo mwatubwiye ngo ntidutete, uyu munsi turabashimira ko mwadutetesheje. Nk'urubyiruko rw'abakorerabushake twifuje kenshi guhura namwe. Uyu munsi ni umunsi w'amateka, ni umunsi w'ibyishimo kuri twe, turabashimiye. Fasha uyu mwanya ngo nongere mbashimire by'umwihariko. Hari ikibazo nagize mu myaka yashize, ariko sinavuga ngo ni mu myaka yashize ko nagitewe n'abayobozi babanjirije ubuyobozi bwanyu Perezida wa Repubulika.
aho bayoboye igihugu nabi bakigeza mu macakubiri. Ubu kuba mpagaze hano aho mpagaze kugeraho muri nyakubahwa perezida wa repubulika, ntekereza ko nta metero 20 zirimo. Ariko ababyeyi banjye bakuze ari abaturanyi b'u Rwanda, aho ubuyobozi bubi bwavuga ko abantu baturuka ahahoze ari Icyangugu muri Rusizi na Nyamasheke ari abaturanyi b'u Rwanda. Uyu munsi muri iki cyumba tukirimo turi benshi kuko hari abavuye i Rusizi na Nyamasheke. Turabigushimira perezida wa repubulika. Ni amateka yacu kuko twibajije n'impamvu habaye jenoside kandi batari abanyarwanda, bari abaturanyi b'u Rwanda, ari inshuti z'u Rwanda. None uyu munsi turi hano tukureba twishimye. Ni ukuri njye ni ugushima. Tuzasigasira ibyo mwagezeho. Ntago urubyiruko ruraha n'urundi rugenzi rwacu rutaraha tuzigera tugambanira igihugu. Dufitanye igihango gikomeye rwose, turabashimiye kandi dufitanye igihango gikomeye. Dusonge mbere kuri gahunda, turi kumwe. Urakoze. Urakoze cyane. Reka twegere na hariya haruguru hejuru. Ufite indangururamajwi hariya hirya yakwegera urubyiruko. Tugerageze kurasa ku ntego. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina nitwa Nshimiyimana Methode, nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Gakenke, umurenge wa Rusasa. Mbere na mbere nejejwe no kuba nageze muri iki cyumba nk'umukorerabushake nkababona, ibyo ndabibashimiye. Twakoze ibikorwa byinshi, si ngombwa ko tubisubiramo birivugira, ariko dufite icyifuzo nk'abakorerabushake. Kuba twakubonye ni umugisha, turagira ngo tukubaze, tukugezeho icyifuzo, uduhe n'ubufasha n'inyunganizi. Tujya dusoza nk'amashuri yisumbuye, bamwe tukagana muri tekinike tukiga imyuga, ariko turacyafite imbogamizi. Twumva mwadushyiraho ishuri ry'umwihariko nk'abakorerabushake ry'amategeko y'umuhanda, tukabona perime definitif. Nyakubahwa perezida wa repubulika, abakorerabushake ni benshi mu bandi. Ibyo dukorera benshi n'abakorerabushake bagenderamo. Niwo muhanda. Gusa hari bya bindi navuze byo kugira ngo tumenyane, tumenye abantu, ho kuzagira usigara inyuma cyangwa agatakaza amahirwe yarakwiye kubona, nuko bazamukiremo. Murakoze cyane. Barakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze cyane kubw'umwanya muduhaye. Dufate nka 2 3. Urakoze cyane. Ubwo turahindura tujye no muri ruriya ruhande. Mugerageze mureke twumvikane, reka dusaranganya amahirwe, ntabwo twese twavugira rimwe. Umwanya duhawe reka tuwukoreshe neza. Reka dufatire hariya hirya. Abafite indangururamajwi badufasha. Abafite indangururamajwi, uri hafi y'umujene yadufasha. Tugerageze dukoresha igihe neza, turase ku ntego.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Gisa Steven, ndi umukorerabushake mu karere ka Musanze, nkaba ndi umunyeshuri muri Ines Ruhengeri. Mbere na mbere ndabanza kubashimira ku mwanya nk'uyu mwaduhaye, dutewe ishema namwe. Mfite ikibazo ariko mfite n'icyifuzo. Ubwo mwaduhaga ijambo risoza umwaka wa 2023 twinjira mu mwaka wa 2024, mwagarutse ku kintu gikomeye, muratubwira ngo mwiteze kuzumva amajwi menshi y'abakiri bato mu kugena hazaza h'igihugu cyacu. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nagizemo ikibazo, ndavuga ningira amahirwe yo guhura namwe nzabaza se, iyo murebye urubyiruko, si twe wenda turi aha tw'abakorerabushake, dufite urubyiruko rugeze kuri rurenga 65% by'abagize iki gihugu. Iyo murebye mubona koko ubwo bushobozi tubufite, cyangwa se nk'uko mwabigarutseho icyo mwifuza twashyiramo imbaraga cyane ni ukubanza twebwe ubwacu twiteza imbere? Nibyo koko nicyo kintu, ariko wowe si ureba usanga bimeze bite? Ngewe iyo ndebye mu ishusho yanjye, kuko ndacyari mutoya, wenda nshobora kuba nabasha kureba kure cyane, ariko iyo ndebye mbona haracyari ikibazo. Icyizere ubwo wakibonye kirahari. Ikibazo cyo kirahari nyine, turacyashaka kwiyubaka. Muri ya GDP y'umuturage kugeza muri 2050 nk'uko twabisomye mu cyerekezo 2050, bitugaragariza ko umuturage azaba ageze nibura ku madolari 12,000 anarenga. Rero nibaza muri kwa kwigira kwacu mwabidusabye nk'uko mumaze kubitugezaho mu kanya, akomeza kugira ikibazo nkaza se niki twakora twebwe nk'urubyiruko kugira ngo hahantu ahazaza twifuza kugeraho kandi heza tuzaraga abazadukomokaho, abuzukuru ndetse n'abazakomoka ku buzukuru bacu. Ariko ibyo uvuga n'ibyo baza ni bihoraho buri munsi. N'ubu ntabwo urasobanukirwa neza icyo dukwiriye kuba dukora kugira ngo igihugu gitere imbere. Wiga iki aho wiga? Niga civil engineering. Umuntu wa civil engineering ntabwo aba yoroshye, wari ukwiye kuba ubyumva. Abantu bose nibamara bya bindi byose twavuze, buri muntu wese niyumva ari mu nzira yo kwiyubaka, ari ibyo byo mashuri, ari muco, ari imikorere, ari hanyuma bikajya hanze, rero bikajya mu miryango, muri buri muntu wese ahari, kugira ngo akorere kubyaza umusaruro icyo afite, byaba ubutaka, byaba ubumenyi, ibyo ari byo byose kubikoresha, kubibyaza umusaruro, byaba mu nganda, byaba ku uwize akaba umuganga akavura abanyarwanda kugira ngo bo guheranwa n'indwara, umuhinzi n'umworozi igihe cyabo bakakimara babyaza umusaruro icyo bafite, ndetse bimwe bigacuruzwa hano mu Rwanda, ibindi bikajya hanze. Amasoko yo hanze akeneye ibintu byinshi, kuki tutabyaza umusaruro ibyo dufite kugira ngo bijye ku masoko yo hanze? Ibyo byose uriya mubare wavuze, urubyiruko rugera ndetse rurenga 70%. Ariko nakubwiye ngo urubyiruko, kuba urubyiruko gusa ntibihagije. Rugomba kuba ari urubyiruko rufite icyo rwimariye cyangwa se runamarira n'abandi, sibyo?
ubwo nurangiza amasomo yawe civil engineer urumva uzajya ku isoko ry'umurimo hanze ukore wunguke n'abo wakoreye bunguke. Ibyo rero uko twabibara tubishyize hamwe umuvuduko wabyo niwo uduha gusubiza cya kibazo wabazaga, sibyo? mfite n'icyifuzo. Gira vuba. Engineers baratebuka ubundi. Papa wacu hari icyifuzo nahoze nifuje kuva kera ndi umwana, tuvuga ariko umubyeyi wacu His Excellency binakora. Gera ku ijambo, gera ku ngingo. Nifuje kuzabasura mu biro nkareba nibura ibintu muba murimo mukora rwose. Munyemereye nyakubahwa perezida. Urashaka kureba uko wazaba perezida? Kugutumira nzagutumira uzunsure ariko ntabwo bizakugira perezida. Hari ibintu uzagomba gukora, ngira ngo jyewe ahari nabaye na perezida ku mahirwe, ntabwo ari ibindi. Ubwo ariko nukora neza nka engineer abaturage bakagira icyo bakubonamo, bashobora kuzakugira perezida igihe cyawe. Ariko ibyo nabyumvise, nzashaka uko ngutumira uzunsure, cyangwa nzabatumire mwese, ariko kubera ko ntabona aho dukwirwa twese ko tungana dutya, nzagenda ntumira bake bake kugeza igihe. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika, mwari mwatwemereye gufata ibindi bitekerezo bibiri, hasigaye umuntu umwe twafata hariya hirya. Fata umwe hano, fate n'undi hariya. Murakoze cyane. Okay. Umuntu ufite indangururamajwi nadufashe yegereye umuntu amuhereze, urase ku ntego, ukoresha igihe neza. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Didier, ndi umukorerabushake wo mu karere ka Gasabo. Maze umwaka umwe ndangije kwiga, twashoje urugerero, nize HEG, History, Economy na Geography. Turabashimira cyane kuba mwaratwubakiye amashuri ya 12 years, njye niho nashoreje. Nari mfite icyifuzo cyangwa se ubusabe, njye ndumva umwuga wanjye w'ubukorerabushake nawukomereza mu ngabo z'u Rwanda, ariko narabisabye ubwa mbere biranga, ndataha impapuro nziriraho. Byanze kubera iki? Sinzi ikintu banyangiye. Vugisha ukuri, nanone wabivuge, nanone wabishyize hanze, vugisha ukuri. Agomba kuba hari impamvu kandi urayizi. Nta muntu washobora kwanga gusa bo kumubwira. Baratubwiye ngo ni uburebure kuko hari ahantu twanyuraga bakadupima. Nabyo ntabwo ari byo. Turataha. Bagomba kuba barakubwiye ikindi, nta kindi bigize, ugahitamo icyo gisobanuro kuba ari cyo utanga. Excellence, nta kindi kintu bigize bambwira. Naratashye. Mu buzima bwawe meze neza? Meze neza nta kibazo, kandi mba numva mfite ubushake bwo gukorera igihugu. Ndi muri department y'umutekano. Ndashaka kuza, nta muntu wo mu ngabo uri hano? Ko ndeba mureshya se cyangwa unamusumba? Mumbarize umenye uwo ari we kandi umenye aho byabereye. Ndashaka kumenya uko byagenze mu by'ukuri. Mfata details. Ariko ku bashaka kujya
kuba bakwinjira mu ngabo igipolisi izindi nzego z'umutekano ibyo ubundi buri wese wujuje ibyangombwa ko hari ibyangombwa bisabwa ntuzibwire gusa ko ari ukugenda ugafungura umuryango ukinjira oya hari ibisabwa uwujuje ibyangombwa kandi biramenyekana bishyirwa hanze hari igihe cyabyo iyo bigeze ntawe uhejwe n'umwe uwo badashyiramo n'utari umunyarwanda gusa naho ubundi biremewe ibyo rero nagira ngo ndetse muzajye munabitinyukaga koko mujye muri izo nzego gukorera ubushake ariko noneho ubwo bushake bufite icyo buha uwagiye muri ako kazi aha undi umwe hano umuntu ufite indangururamajwi yadufasha agahereza ahangaha imbere reka twegere murakoze nyakubahwa mureke twumvikane mbere na mbere nshimiye Imana kandi ndanabashimiye ko mfashe iyi microphone nje hano inshuro nyinshi nifuza kubagezaho icyifuzo cyanjye microphone zikancaho ariko ndishimye cyane kwingezeho nitwa Mukandatira Julienne ndi umukorerabushake wo mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro Youth Volunteers yangiriye akamaro mu gihe cya COVID-19 bantoranyije nk'umukorerabushake witwaye neza wahize abandi bangira data manager w'ikigo nderabuzima cyacu nashyiraga abakingiwe muri system umeze utyo bakakunyuzaho microphone ntabwo ari byo murakoze nyakubahwa perezida tuguhaye umwanya winigure noneho nyakubahwa perezida wa repubulika nyuma yo kungira data manager kuri uyu mwanya ndumva noneho inzozi zanjye zibaye impamo biracyaza nyakubahwa perezida wa repubulika nagiyemo mpemberwa ade kandi hari n'abafite A0 ariko ku bw'ubwitange ninjye bahisemo nanjye mpita mfata umwanzuro w'uko amafaranga ngiye guhembwa ngiye kujya kwiga kaminuza kuko abahemberwaga revo yo hejuru yanjye bahembaga menshi ngira ishyaka nagiye kwiga muri kaminuza ya UTAB Ibyumba nditanga nkajya niga weekend nkakora n'akazi ndangiza icyiciro cya mbere cya kaminuza tukiri mu gihe cya COVID bampa tuhumu ya A1 ndanayihemberwa igihe cy'amezi 3 ariko najya kwaka diplome original bakambwira ko heke yahagaritse gutanga izo diplome COVID ihita irangira mu by'ukuri nyakubahwa perezida wa repubulika iyo diplome iyo ngize amarembo ansaba icyiciro cya mbere cya kaminuza kandi ndayabona menshi mbura diplome kandi bampaye tuhumu wayikoze hehe muri UTAB kaminuza ya Byumba ya hehe ya Byumba UTAB okay diplome narayibuze nasabaga byibuza ko kubera ko nta kibananira Minisitiri w'uburezi kiriya kibazo ufashe kugikurikirana murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ninyibona mfite intego yo kuziga kugeza ku cyiciro cyo hejuru minisitiri wamubonye aho ari musange hari namubonye murakoze cyane birasa nkaho tutashobora gufata hariya mbonye umwe turangize reka dufate umuntu uri hano uriya uyu nguyu wicaye hano uwo nguwo kuri iruhande
ngaho nawe gira vuba niba uzi kwihuta murakoze hanyuma umuhe mikoro. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Nsanzimana Didier, ndi umukoranabushake mu karere ka Musanze, niga muri IPRC Musanze. Twe nk'urubyiruko rw'abakoranabushake twiga by'umwihariko ibijyanye na tekinike, tujya tugira ibintu bita amaproje, imishinga runaka, tugakora umushinga ari nk'imashini runaka ushaka gukora izakemura ikintu bitewe na sosiyete tubarizwamo. Ariko turacyafite ikibazo cy'uko usanga hari nk'umushinga ufite ugasanga hari kuzamo icyo bita ubwenge karemano, artificial intelligence. Wa mushinga wawe bikazarangira ugupfiriye ubusa nta kintu kumariye. Nk'ubu nanjye hari umushinga nari mfite uburyo twabyaza umusaruro ku mipaka yacu mu myambukire, tukajya dukoresha imashini, iyo mashini ikajya ikarikira imisoro, ibintu byose igahita ibikorera rimwe. Ikibazo cya artificial intelligence ni iki? Nuko bitaragera ku bantu benshi nyirango, ariko imishinga tugira duhura n'icyo kibazo cyo gukoresha artificial intelligence, tukabura abadufasha. Ntabwo gikwiye kuba ikibazo, gikwiye kuba opportunity, ahubwo gikwiye gukemuka. Yego. Minisitiri ushinzwe za IPRC ninde? Niba hari murakoze. Murakoze nyakubahwa perezida. Icyo kibazo ntabwo gikwiye kuba ikibazo. Ubundi abantu ibijyanye na artificial intelligence abantu bariho barabyiga, barabyihutisha mu buryo bw'ishoramari kugira ngo bigere henshi, bigere kuri benshi. Murakoze. Amazina nitwa Patrick Nshimiyimana, nanjye naturutse muri IPRC Musanze. Tuzi neza ko aho u Rwanda rwavuye, aho mwarukuye nyakubahwa, mwarubohoye mu ngoyi. Twavuga ko gira vuba, ihute. Ikibazo nari mfite cyangwa icyifuzo, tuzi ko urugamba rw'amasasu rwarangiye rwo kubohora u Rwanda, ariko wahorugeze ntabwo rurarangira rwo kubohora byaragabanutse. Rwaragabanyutse. Natwe nk'urubyiruko rw'abakorerabushake dukoresha imbuga nkoranyambaga, twifuzaga ko twakongererwa ubushobozi mu mahugurwa. Hari abakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budakwiye, mu buryo bwo kubaka u Rwanda. Twifuzaga ko rero guhangana nabo, twifuzaga ko twakigishwa. Urugamba rw'amagambo rwabananira rute kuko ntabwo rwatunanira, ariko abenshi ntabwo bazi neza ko uburyo bagomba gusubizamo. Babuzwa n'iki? Ntabwo babizi neza. Ntabwo tuzi ikibazo kirimo, dukeneye amahugurwa y'ukuntu twasubiza abo bantu. Abenshi bafite ikibazo cya interinete, abandi bakagira ibibazo bitandukanye by'ibikoresho bakoresha kuri interinete. Ikibazo gikwiriye kuba gihari, ibibazo ni iby'abataganura urwo rugamba ngo barurwane. Twifuzaga ko twakongererwa ubushobozi kugira ngo tubashe kurwana urugamba. Ubu urashaka ubuhe bushobozi? Abadafite ibikoresho bafite ubushake bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga bavuga neza igihugu. Udushubije inyuma kandi. Murakoze nyakubahwa. Ubu ni ukuvuga dutange amatelefoni, dutange interineti. Ibyo ntabwo twari twabirenze. Twavuze iby'abantu gukora bagakoresha ubushobozi bafite, imbaraga bakigeza kuri byinshi, noneho bikavamo ibyo ngibyo. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Ntabwo twamara umunsi wose hano, iyo byashobokaga. Ntabwo niyo twafata andi masaha 3 ntabwo buri wese yabona umwanya. Yego nyakubahwa perezida. Tubigenze dute rero? Twasoza. Ibibazo ni byinshi perezida. Ibibazo cyangwa ibitekerezo ni byinshi, muri benshi. Navuga ko tubakunda gusa. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, mukiri hano twabashimira nk'urubyiruko kubw'umwanya mwaduhaye, n'iby'agaciro turishimye cyane. Tubashimiye urukundo mukunda urubyiruko. Ariko ikindi, muri iyi minsi iza turaza kujya duhura kenshi. Murakoze cyane. ndetse duhurira mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye. Mujye mushaka umwanya aho ngaho
twahuriye ibibazo byasigaye cyangwa ibitekerezo bizatangirwa aho ngaho cyangwa bizabarizwaho. Abandi abumva rwose baremerewe cyane mujye mutega n'imodoka ku muhanda. Okay. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twishimiye kubana namwe. Murabona ko urubyiruko runezerewe cyane. Ni muri urwo rwego rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika mutwemereye twasoza gahunda y'umunsi kandi turabashimiye cyane. Rwose mwabyumvise ruguru bavugaga ko tubakunda, turabakunda cyane nk'urubyiruko kandi ntabwo tuzabatenguha. Rubyiruko! Imbaraga z'igihugu. Aho! Niho. Mutoza w'ikirenga, w'ikirenga, w'ikirenga tuyobora neza imama we. Ikirenga tuyobora imama we yaduhaye umutekano. W'ikirenga tuyobora neza mama we. Mutoza w'ikirenga, w'ikirenga, w'ikirenga tuyobora neza imama we yaduhaye amashuri. W'ikirenga tuyobora neza imama we. Mutoza w'ikirenga, w'ikirenga, w'ikirenga tuyobora neza imama we ngo n'amajwi ndikumva. W'ikirenga tuyobora neza imama we. W'ikirenga tuyobora neza imama we. Ngo yaravuze, yaravuze inde. Wiki twese dukomeze kwese imigo gahunda z'uburezi kuri bose. Twese dukomeze kwese imigo gahunda nziza y'ubukorerabushake. Twese dukomeze kwese imigo. Oh, yaravuze, yaravuze inde. Wiki twese w'imihigo irakomeye kandi irashoboka. W'imihigo irakomeye kandi irashoboka. Rubyiruko muri hano. Imihigo irakomeye. Rubyiruko muri hano. Imihigo irakomeye. Yengwe imihigo ngwigize ite. Imihigo irakomeye kandi irashoboka. Nta mpamvu n'imwe ndeba. Amashyi menshi cyane. Nta n'ikibazo cyambuza gukorera uru Rwanda. Twese. Amashyi hejuru. Hejuru. Amashyi. Hejuru. Uru Rwanda nta mpamvu n'imwe ndeba. Nta n'ikibazo cyambuza gukorera uru Rwanda. Nta mpamvu. Twese hejuru. Uru Rwanda iyo mbonye amashyi hejuru. Sawa. Bimpa imbaraga zo gukorera igihugu cyanjye. Nta mpamvu n'imwe ndeba. Nta n'ikibazo cyambuza gukorera uru Rwanda. Nta mpamvu n'imwe. Amashyi hejuru. Nta n'ikibazo cyambuza gukorera uru Rwanda. Yes, DJ twagiye DJ. Yego. DJ turashaka. Yes. Uduhe show. Tugihagaze mu myanya yacu rero rubyiruko. Yes. Mwe buretse gato tubagezeho amatangazo makeya. Turasabwa nanone nkuko twagiye twubahiriza gahunda. Umushyitsi mukuru amaze kugenda twagize ibihe byiza.
badukurikiye urubyiruko rugera ku 7,500 bateraniye muri Beka Arena, bakaba ngubu bamaze kumva impanuro z'umukuru w'igihugu aho banabajije ibibazo bitandukanye ndetse batanga n'ibyifuzo byabo. Kwa Perezida wa Repubulika rero akaba yongeye kwibutsa urubyiruko gukomeza kwitanga ndetse no gukomeza ibikorwa byabo by'ubukorera bushake. Hari urubyiruko rwagiye rutanga ibyifuzo byabo ndetse by'umwihariko batanga n'ibibazo bikaba byagiye bihabwa umurongo nk'uko mwagiye mubikurikira. Munyemerere rero mbabwire ko ubu ngubu ikiganiro cyaberaga aha ngaha gisoje, ariko reka nyure kuri uru rubyiruko mbabaze ikiganiro, impanuro zatangiwe aha ngaha wazumvishe utahanye iki? Impanuro nazumvise, umukuru w'igihugu yongeye kutwibutsa yuko twebwe nk'urubyiruko iterambere riri mu biganza byacu. Ikindi tugomba kubanza kwiyubaka nk'urubyiruko, ariko kandi aho igihugu kigeze n'ibyo igihugu gikeneye kugeraho urubyiruko tubifitemo uruhare, kandi dukoresha imbaraga zaba ari iz'amaboko zaba ari imbaraga zo mu mutwe kugira ngo tube urubyiruko rwiza kandi rufite icyizere cy'ejo hazaza. Urakoze cyane. Ubwo ni bumwe mu butumwa urubyiruko bari kuvuga batahanye ndetse na message batahanye nyuma y'iki gikorwa ndetse n'ikiganiro bagiranye n'abayobozi b'igihugu by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Aha rero hari n'undi. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Witwa nde? Nitwa Nishimwe Esther. Utahanye iki? Nahanye yuko ari twe mbaraga z'igihugu kandi ari twe mbaraga tugomba gukora tugateza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nta handi ni twe biturimo, tugomba guterwa ishema nuko turi Abanyarwanda, ndetse aho turiho hose tukerekana yuko dufite imbaraga n'ubushobozi tukabishyira mu bikorwa, twe kubivuga mu magambo gusa. Abakurikiye rero televiziyo Rwanda, ni aha ngaha dusoreje gahunda zaberaga aha ngaha kuri Beka Arena, ahari hateraniye urubyiruko rugera ku 7,500 bahagarariye abandi. Ni urubyiruko rw'abakorera bushake aho bahawe impanuro zitandukanye, bakabonera no kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 ishize ihuriro ry'urubyiruko rw'abakorera bushake ritangiye ko ryatangiye mu mwaka 2013. Bakora ibikorwa bitandukanye birimo kurwanya icyorezo cya COVID-19 mu myaka nk'ine ishize, ndetse n'ibikorwa byo kubakira abatishoboye n'ibindi. Reka rero tubashimire ko mwahisemo gukurikira televiziyo Rwanda. Njyewe ndi Fiston Felix Habineza. Ibiganiro bya televiziyo Rwanda birakomeza. Hari n'indangamuntu dufite twatoraguye.